byanze bikunze hari ritime biba byarahaye umubiri wawe, hari umutima runaka uba ukubwira ngo ese wagiye ukanywa tubiri, wagiye ukanywa kamwe, ese unyweye duke waba iki, ese kuri bowadi wagiye kureba babajama musangira, ese bimeze gute na gute, ese ko runaka nguriye rimwe musuzugure. Sinzi niba wakwanga kurwanya umwanzi cyangwa se haduyi ngo atakwanga. Byanze bikunze ntago ibiyobyabwenge n'ubundi bigukunda, ntago rero n'umuntu biguha burya nawe agukunda. Numugeraho anywa izo mugoze cyangwa se urwo rumogi rwe, mubwire uti unamuhunge, mubwire uti ntago nshaka kuguma aha, ntago nshaka kuguma aha, bitanteza ibibazo, bitantera umutima mubi, bitantera ishyari bigatuma nongera nkanywaho, ukatire. Niba musoza akazi mukajya gukora agasiporo mugakina ntibakubone, bazaguhamagara bakubwira bati muvandi bimeze bite ko tutakubonye, nagiye mu gacupa, ntaribi noneho wowe ntuzongere, ntago ari fresh, bakugarure bagushyire ku murongo. Ariko iyo wiyunze ku bantu babi bahora bagukurura. Hanagura mugani wa muhanzi ati siba kandi umutumbire, ube proud, mubwire uti narahindutse, ntuzongere kumpa ibi bintu, mubwire uti narahindutse, ahubwo niba wumva unkunda mfasha guhinduka. Kwambarira urugamba rero mvuga ni uguhatana, ukiyemeza, ukumva ko uko byagenda kose kuba intagondwa, kumva ko ugiye kwigomeka kuri ibyo biyobyabwenge, ukarwana nabyo kandi ukizera intsinzi. Right, nongeye kuguha ikaze wowe ukunda ndetse unakurikira ibiganiro bica kuri Fizz TV. Dukomeza kukubwira ngo uri umuntu ukomeye cyane, ndetse nawe utubonye ari ubwa mbere kana subscribe. Hano ni Positive Energies, tuba turi kuvuga ibintu byubaka society ndetse byanagufasha no mu buzima bwawe bwa buri munsi, ngira ngo rekubona ko Fizz ubundi tuba turi kumwe buri munsi. Ubushize twagiranye ikiganiro n'umusaza ndetse aduha n'ubuhamya, ngira ngo iyi ngiyi ni part 2 ya kiriya kiganiro, ndetse mbwira n'umuntu kano kanya waba wisanze kuri kino kiganiro ukeneye kumenya part 1 ariyo yitwaga ingaruka zo kubatwa n'ibiyobyabwenge, ndetse naho twagiye tuboneramo ubuhamya bwinshi bugiye butandukanye. Uyu munsi tukaba tugarukanye n'igice cy'ikiganiro cya kabiri cyahawe umutwe witwa ngo uko wahagarika gukoresha ibiyobyabwenge. Reka mundi tubanze tunaye fizikaze abanza n'abasuhuza, ubundi anatubwira impamvu uno muzingo yawise yawuhaye uno mutwe. Ndabasuhuje cyane inshuti abakunzi ba Fizz TV, bibutsa ko nimwe mutumye turi hano kugira ngo tugire icyo duhindura, tugire icyo dufatanya. Impamvu rero natekereje gutegura inyandiko ku mpamvu cyangwa se ku buryo umuntu yakoresha akareka ibiyobyabwenge, nuko kubera ububi bwabyo, kubera ubugome bwabyo, hari umuntu ubikoresha ariko akumva ko nta buryo buhari bwo kubisohokamo. Hari naho abapfumu, abavuzi gakondo bamwe na bamwe baza bakabeshya abantu ngo bafite umuti, ngo baha abantu ngo bakava ku nzoga, ngo baha abantu ngo bakava ku itabi, ariko nyine ajya kuguha akanakubwira ati ugomba kujya, nyine akakugira na za nama. Izi nama ndi kukugira na wa mupfumu arazikugira, yagira amahirwe wazikurikiza wabivaho ukagira ngo umuti warakoze, ariko nyamara za nama arizo zagufashije. Ku bantu rero bashakaga kuzajya kugura umuti wo kureka itabi n'inzoga, njye ntago ndi bubishyuze. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe kuri Fizz TV, ukajya udukurikirana, tukagushakira n'ubundi bumenyi kuko twarabyiyemeje kandi birashoboka. Rero ku bakurikiye part 1 mwumvisha ubuhamya bwa muzehe Tagawa, ni izina bamuhaye kubera iyo nzira yanyuzemo, ariko ubundi yatubwiye ko yitwa Twaha. Rero twagiranye ikiganiro cyiza, atubwira ukuntu yagize igihe
agakoresha akabatwa n'inzoga we n'icyo kiyobyabwenge cyari cyaramubase, atubwira ingaruka yabigiriyemo, ariko atubwira n'uko yabiretse, kuko ubu yarabiretse. Ni umupapa ushima Imana, ufite umuryango wishimye, ndetse n'ubuyobozi bwagiriye icyizere bukamuha isibo ngo ayiyobore. Ku barebye part 1 mwabonye ibyishimo afite, mwabonye ishyaka afite ryo guhindura abanyarwanda. Rero ku muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge kuhikura aho hantu birashoboka, kandi umuti uroroshye. Ku muntu nawe wateganyaga kubijyamo utangiye gutera intambwe abijyamo, ndagusabye subira inyuma. Ku muntu w'umwana utazi iyo biva n'iyo bijya, utarabikoresha, utaranabikoresheje, uzabyirinde, ni bibi. Rero twihuse, ubuhamya mwarabubonye, nanjye ndagira ngo nshyireho akanjye, turushaho kumva ibintu, turushaho kubisobanukirwa. Ngira ngo umusaza we mwaramubonye, nyine yabitubwiye uko biri, yatubwira imbamutima ze, ariko nanjye nyuma ubuhamya bwe narabusesenguye, nkora nanjye ubundi bushakashatsi, mutegurira intambwe 5 ushobora gutera ukareka kubatwa n'ibiyobyabwenge, ugahinduka, ukaba umuntu muzima, ukigirira akamaro, ukagirira umuryango wawe akamaro, ukagirira igihugu cyawe akamaro. Ndumva twatangira batubwira inzira, intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere wayise ngo kwibwiza ukuri ukiyemerera ko watannye. Icyo kintu uvuze kirakomeye, kandi niho ruzingiye. Reka nongere mbivuge ngo niho ruzingiye. Buriya ubwonko bwacu bufite ingufu zirenze izo twe twibwira ko bufite. Ubwonko iyo ububeshye burabeshyeka, iyo ububwije n'ukuri burakumenya. Njyewe ubundi ubwonko mbufata ni urugero, reba nka flash iriho ubusa, ntago washyiraho indirimbo ngo hajyeho filime, sibyo? Ntago wabikaho amadokima ngo hajyeho indirimbo. N'ubwonko rero niko bumeze, icyo ubibye mu bwonko nicyo usarura. Intambwe ya mbere rero yagufasha kwikura mu bubata bw'ibiyobyabwenge, wowe ni ukwicara ukicira urubanza, ukabanza ukihamya koko ko ibyo bintu bikora, kuko sinzi niba wareka ibintu udakora, ntabwo bishoboka. Urabanza ugatuza. Muzehe we yabitubwiye neza ati naricaye nikorera evaluation. Wikorera evaluation, ukicara ukavuga uti naratannye, narayobye. Iyo niyo ntambwe ya mbere, narayobye. Sinzi niba hari umuntu wo kuyoba ari byiza. Kuba wenda wari ufite gahunda i Rusizi, warangiza ugahita uyobera ku Rusumo. Wenda wari uri i Kigali ufite gahunda Rusizi, wenda ujya mu modoka ujya muri bisi utasobanuje, uyobera ku Rusumo. Ubwo ni ibintu wakwishimira ukavuga ngo Imana ishimwe nayobye. Iyo rero wicaye ukitekerezaho, ukikorera evaluation, ugasanga warayobye, ukamenya ko ibyo wayobeyemo ari bibi, ukibwiza ukuri, iyo message ijya ku bwonko, sibyo? Iyo message ijya ku bwonko bwawe, ukumva ko hari ibintu urimo ariko bitari byiza, ukumva ko hari ahantu wayobeye hatari heza. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Iyo witekerejeho ukabona ko wayobye, intambwe ya kabiri nayo wayitubwira. Intambwe ya kabiri wayise ngo kwambara urugamba, kandi ukamenya ko rutoroshye, wagwa ukibuka no guhaguruka, ukongera ugahaguruka. Cyiza cyane. Intambwe ya mbere wayiteye, wicaye, witekerejeho, wabonye ko wayobye, wabonye ko ibyo urimo atari byiza. Icyo ukora ni ukwambarira urugamba. Ntabwo ari ibintu uzakora bikoroheye,
bisaba kunashyiramo imbaraga nyine ukarwana Yeah. urugamba mwese ndumva nta muntu utazi uko urugamba rukorwa urarwana kuko bya biyobyabwenge nabyo byanze bikunze hari ritime biba byarahaye umubiri wawe hari umutima runaka uba ukubwira ngo ese wagiye ukanywa tubiri wagiye ukanywa kamwe ese unyweye duke waba iki ese kuri bowadi wagiye kureba babajama musangira ese bimeze gute na gute ese ko runaka nguriye rimwe musuzugure ese ko cya gihe wenda nari nkennye nkaba mbonye udufaranga njye kugura kamugo ni urugamba kwambarira urugamba rero mvuga ni uguhatana ukiyemeza ukumva ko uko byagenda kose kuba intagondwa kumva ko ugiye kwigomeka kuri ibyo biyobyabwenge ukarwana nabyo kandi ukizera intsinzi hari impano Imana yaduhaye ariko dukoresha nabi izo mpano burya iya mbere ni umujinya umujinya Imana yaduhaye ngo twirakarire tugire ibyo duhindura ahubwo tuwurakariramo abandi buriya wirakariye ukavuga ndimo ndatana ndimo ndiyangiriza ndi kwisenyera umuryango ukirakarira buriya ibintu bibiri umujinya ubwoba bishobora gutuma ukora ibitangaza ni urugero ushobora kuba ubona nk'ahantu ari harehare utahurira ariko ubonye nk'ingwe inyuma yawe cyangwa intare we ntabwo umenya uko waharenze ushiduka uri hejuru y'inzu nawe uvuga uti ahantu nageze biriya uba uvuga uti ntago nzi gukora iki n'iki iyo ufite ubwoba urabikora ikindi umujinya buriya ushobora gutuma nawe wibaza ariko umujinya utuma wica umuntu kandi utabiteguye ari n'ibintu muri wowe wumvaga utakora bitashoboka ibaza uwo mujinya wigiriye ukavuga uti ngiye guhinduka ntabwo byakunanira rero rimwe na rimwe tujye tunamenya ubushobozi bwacu aho bugarukira vuga uti kureka iki kintu nakoresha ibi hari inyandiko y'umumama yari umubikira niba yaritwaga Maria Tereza niba yaritwaga nde yigeze kuvuga ngo niba utarakaye ntabwo uzabikora nyine umujinya ni intwari ikomeye cyane Imana yaduhaye ariko rimwe na rimwe tutajya tumenya buriya wirakariye wakwihindura nyine ukarakara ukavuga uti ibi bintu ndimo sibyo kandi buriya abahanga banatubwira ko burya ari twe nyirabayazana w'ibintu byose bitubaho muri make ntago uzaba uri kugenda ngo mugo yizane ijye mu kanwa kawe byanze bikunze ni wowe ufata umwanzuro ukajya kuyigura ukayifata ukayinywa mbere yo kubureyiminga abayicuruza abanza wibureyiminga wowe wagiye kuyigura ukayinywa ibureyiminge wowe umuntu yayihaye w'inshuti mbi nawe ukamwemerera ukayinywa kandi byarashobokaga ko wahakana numara kwirakarira nk'umuntu wakoze ibyo bintu uzanihindure kuko urikunda buriya niba hari ikintu kigoye cya mbere ni ukwihemukira buriya umuntu arikunda mu buryo atasobanukirwa biri natirere ntabwo ari ibintu umuntu yihingamo umuntu arikunda nyine so rero umujinya tuwukoresheje ukirakarira ukavuga uti naratanye narakosheje nariyishe fashe umwanzuro ngiye kwihindura ni urugendo niba ari agacupa hari igihe uzagira gutyo ugacika ukakanywa ariko nukanywa n'ejo ntabwo uzongera ngo uvuge ngo na nijoro naraye nyweye ngo n'ubundi ngo na mu gitondo reka nkomeze mu rugamba sibyo wabizana ubu mu rugamba umwanzi yagukubita umugeri ukavuga ngo naguye n'ubundi reka niryamire ngo waba usekeje mu rugamba umwanzi yaguteye akantu uhita ubyuka vuba ugakwepa cyangwa se nawe ukohereza kandi so no ku biyobyabwenge ni uko bimeze ugomba kumenya ko ugiye kurwana intambara kandi itoroshye
ukicara ugategura urugamba rwawe, hari ibyo bita kwambarira urugamba nyine. Ntago wajya ku rugamba wambaye kositimu. Hari umuntu murabona yagiyeyo, ugomba gushyiramo rugagi, ugafunga neza ipantaro, ugatebeza, ugafata igikoresho, ukavuga uti kama mbaye ngiye guhangana n'umwanzi. Kuko intambwe ya mbere wabonye ko ibiyobyabwenge ari bibi, wabonye ko ubifata, noneho ugiye guhangana nabyo. Sasa ugiye kurwana nabyo, icyo bigusaba uracyanga. Ntago waba uri guhangana n'umwanzi ngo nakubwira ngo ryama hasi ngo uryame, no, ahubwo uramubwira uti nawe ryama hasi. Muri make ni ukuba intagondwa kuri byo, ukabyigomekaho, ukavuga uti no, ntago nshaka ko ibiyobyabwenge binteranya n'umugore wanjye, ntago nshaka ko bintera ubukene, ntago nshaka ko bintera za ngaruka zose twarebye muri part 1, ntago nshaka gusuzugurwa, ntago nshaka guterebwa icyizere, ntago nshaka ko ibiyobyabwenge bizantera umwijima, ntago nshaka ko bizantera kanseri y'ibihaha, ntago nshaka ko bizantera ubukene, ntago nshaka bya bindi byose. Ukareba nawe za ngaruka zose, kuko niba ugiye kurwana n'umwanzi uba ubizi ko nagutsinda, ashobora kukwica, ashobora kukwicira umuryango, ashobora kugutwarira ibyawe. The same no ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge iyo bikuganje nyine biragusahura, bigutwarira amafaranga, bigutwarira umuryango, bigutwarira ubuzima. Wamaze kubona rero ko bya bintu ari bibi kandi wamenye ingaruka zabyo, ko ntekereza ko zo nyine kugira ngo wemere ko wayobye ni uko uba wabonye n'ingaruka zabyo. Icyo ukora noneho wambarira urugamba, ukamenya ko inzira ugiye gufata igoye, ukamenya ko nawe ugomba kuyicamo, ugategura, ugafata ingamba. Izo ngamba nta zindi, ni ukumenya ngo iki ndakiretse kandi nzakireka gutya. Tumva twajya ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya gatatu, nyuma yo kwambarira rwa rugamba rero, ikiba gikurikiyeho ngo ni ugushaka ibyo ukora muri wa mwanya wabaga uri gukoresha ibiyobyabwenge, kandi bikaba ari iby'ingirakamaro. Yes, wamaze kwambarira urugamba, wamaze kwitegura guhangana. Kimwe rero mu bintu uhita ukora, intambwe ya mbere igufasha guhangana, ni ugufata wa mwanya wakoreshaga uri muri bya biyobyabwenge, ugashaka ikindi kintu cy'ingirakamaro wakoresha wa mwanya kugira ngo bikokipe, bikurinde kujya muri bya biyobyabwenge. Board ukavuga uti reka njye mu kabari, ni urugero. Ntushaka ibyo ukora ntabwo uri bube board, nutaba board ntabwo uri butekereze kujya kurara mu kabari. Nushaka ibyo ukora mu gitondo kare, ukaba uzi ngo mu gitondo saa 12 ndajya mu kazi, ntabwo uri burare mu kabari, kuko urabizi neza ko nuraramo biri bukwicire akazi. Niba wanywaga mugo kugira ngo ubone ibitotsi, jya muri gym, ukore siporo, umubiri unanirwe, nijoro urabona ibitotsi uryame, kandi na ya siporo wakoze ikugirira akamaro. Niba wanywaga urumogi ngo ugire imbaraga, wumve nyine ufite imbaraga. Hari abantu benshi anywa urumogi kugira ngo abe powerful. Urabizi neza ko na gym yabikora, urabizi ko ushobora gufata akanya ugakora gasiporo, urabizi ko niba ku cyumweru mu gihe utari mu kazi aribwo wajyaga kunywa inzoga, fata umwanya ujye gusenga. Niba uzi ko wenda urangiza akazi saa 11, ariko nyuma y'akazi ugahita uca mu kabari ukavamo saa 10 z'igitondo, wanashaka na movie ugataha ukareba, washaka kandi kazi ka kabiri uzajya ukora muri ya masaha wabaga uri muri ibyo bisindisha bidafite gahunda. Rero gushaka icyo usimbuza, kugira ibyo ukora muri wa mwanya wakoragamo, wafatagamo bya biyobyabwenge, byagufasha nabyo kuresista ukabireka. Ndumva twajya ku yindi ntambwe.
ukiva kuri iyo ntambwe nyine yo gushaka ibyo ukora muri wa mwanya wabaga uri gukoresha ibyo biyobyabwenge, tuhita tujya ku ntambwe ya kane ariyo wise ngo kwegereza abantu bazima, ugahunga abo mwabisangiraga kandi ukabiyereka uko uri. yes, hari ikintu kijya kibaho, ni ubusesenguzi njye nakoze. Buriya nasanze urugero rworoshye nko ku bantu babatwa n'agacupa, mbibutsa ko nyaboneka ntihagire unyumva nabi, ntago kunywa mu rugero ari ikibazo. Ariko uvuze uti njye ngiye kurara ry'umuceri wenda ari agapira keza n'inyama, ukavuga uti ndahera saa 12 nkarya ngeze ejo na saa 10 z'igitondo, ibintu wabona ni ibitangaza uretse ko utanabishobora. Rero niba ari ako gacupa ugafashe mu rugero, ukamenya ngo umuntu wanyweye neza ngo ibingana iki, cyane ko na mezire ziba ziriho. Noneho igisekeje ba nyiri ukubikora baba banatuburiye bakubwira bati nywa mu rugero, agasigara bakakubwira bati ni kabi. Urumogi rwo ni ibindi nyine, ibintu tubyica tubizi, ariko ngira ngo nibutse abantu ko nyine nko ku gacupa iyo wabikoze mu rugero, mu gihe imyizerere yawe ibikwemerera nta kibazo. Nararebye nsanga burya abantu bakunda abantu kuruta nuko bakunda inzoga. Bakaba barampamagaye bakagira gute, abantu b'ingirakamaro kuri simukadi yawe urabazi, na nimero fazari yihindure, ufata umwanzuro uvuga uti aba bantu aba naba ndabihishe bambure, uhindure kandi ubiyereka ukuri. Wishaka kwereka ba bantu beza ugiyemo ko uri mwiza nk'abijana ku ijana, ni urugero. No, babwira uti narayobye, nagiye mu mico mibi, nagiye mu biyobyabwenge, ariko nitekerejeho nsanga narayobye, ndasanze mumfashe. Ba bantu biyereka ukuri, unababwiza ukuri, babwira uti nari narayobye ariko mumfashe kugaruka. Ikindi, ba bandi wavuyemo witinya kubabwira ko wahindutse, babwira uti rero njye nabonye mugo ntayishoboye, narahindutse, ntimuzongere kuyimpa. N'umuntu yikubwiye nyine mufate nk'ahaduyi ku rugamba, mukatire cyangwa se nimero y'uhanagure, mufate nk'ahaduyi. Sinzi niba wakwemera ko haduyi akurebera stati. Hanagura mugani wa muhanzi ati siba kandi umutumbire, ube proud, mubwira uti narahindutse, ntuzongere kumpa ibi bintu. Mubwira uti narahindutse, ahubwo niba wumva unkunda mfasha guhinduka. Umuntu utagufasha guhinduka umureke. Numugera anywa izo mugoze cyangwa se urwo rumogi rwe, mubwira uti unamuhunge, mubwira uti ntago nshaka kuguma aha, bitanteza ibibazo, bitantera umutima mubi, bitantera ishyari, bigatuma nongera nkanywaho, ukatire. Ikindi kandi, urugamba ni urugamba, ntago wajya mu rugamba wizeye intsinzi 100%, urwo ntirwaba ari urugamba. Niba ugize n'umwaku muri za nshuti zawe mwasangira, hakagira uguta mu mutego ukisanga wongeye wabinyweye, bifate nko kugwa wongera ubyuke, byituma n'ejo wongera kubinywa. Vuga uti ndaguye ariko ndongeye ndegutse. Ijoro ryashize wampemukiye, wanywesheje ibintu nakubwiye ko naretse, ntuzongere. Ijoro ryashize natannye, nayobye, nari nzi ko naretse inzoga ariko abantu barandyoshya nisanga nasinze. Uyu munsi ntago byongera, ntago bizongera. Urwane, uhatane, wirwaneho. Muri make hindura abantu mwabanaga. Hari umuhanga wavuze ngo niba ufite inshuti enye,
ni urugero zikennye uri umukene wa gatanu, niba ufite inshuti enye zikize uri umukire wa gatanu, kuko bazagukurura. Ba bantu ufite bakize nibo bazaguha akazi, ba bantu ufite bazima bari kujya mu nzira nzima nujya kuyoba bazakugarura, bakubwire bati ariko nijoro ko twakubuze wari wagiye. Niba musoza akazi mukajya gukora agasiporo mugakina ntibakubone, bazaguhamagara bakubwire bati muvandi bimeze bite ko tutakubonye, nagiye mu gacupa, ntaribi noneho wowe ntuzongere, ntago ari fresh. Bakugarure bagushyire ku murongo. Ariko iyo wiyunze ku bantu babi bahora bagukurura. Ngira ngo na muzehe yabitubwiye, yavuze ati abantu twasangiraga nibo banteze iminsi, nibo bavugaga bati bati ukwezi kumwe azabagarutse, nibo batishimiye ko ahinduka. Ese ubwo izo ziba ari inshuti? Ni ukwitiranya inshuti n'umwanzi, kandi ni bibi cyane. Rero niba ushaka guhinduka, intambwe yagufasha guhinduka niyo hindura abantu mugendana, hindura abantu musangira, hindura abantu mubana. Yes, tujya no ku ngingo yacu ya gatanu ari nayo ya nyuma kuri uyu muzingo, wayise ngo guterwa ishema n'umwanzuro wafashe kandi ukanawukomeraho. Yes, hari ubwo birahita bidusubiza kuri ya ntambwe ya mbere. Urumva ubonye ko inzira wafashe wayobye, noneho utangiye intambwe zikugarura mu murongo muzima. Hari igihe kigera umuntu akisubiraho, aribwo bya bindi wumva ngo umuntu yaretse ibiyobyabwenge ngamara wenda umwaka nyuma arongera arabinywa. Biriya ni uguhindura ubwonko, ni uguhindura umwanzuro wafashe. Muri make ni nk'aho ubwiye ubwonko ngo cya gihe nari naribeshye, subira muri bya bindi. Ubwonko rero ubugiye utazagaruka, ubwonko burayoborwa ni wowe ubuyobora. Iyo ububwiye utica aha niho buca. Muri make gukomera ku mwanzuro wafashe bigufasha kuguma mu mujyo, kuguma mu cyerekezo ufashe cyo kugaruka mu murongo. Muri make umuntu akora ibintu atekereza ko ari byiza. Iyo utekereje ko ibiyobyabwenge ari bibi ukabireka, nyuma ukazongera ukabinywa, urumva ni nko kwivuguruza. Muri make wabonye ko wayobye, ufata umwanzuro wo guhinduka, wanahindutse. Noneho intambwe ya nyuma sasa niyo kudahindura ibitekerezo ngo uzongere ugwe. Sibyo? Icyo kirakomeye cyane, ni aho uzingiye. Barakubwira bati runaka reka iki kintu, nyuma y'amezi angahe akagisubiraho. Naho biba byapfiriye. Uba wivuguruje, uba udashikamye ku mwanzuro wafashe. Ikindi ngo unabibwira abantu, wigira ipfunwe. Muri make yizera 100%. Bwira abantu uti narahindutse, ibi bintu ni bibi. Naho wibaze no mu rubanza bijya bibaho mu rukiko, buriya ngo kwivuguruza nicyo kintu kibi. Niba uvuze ibintu menya ko wabivuze, ubwo uba ari byo ukomeza uvuge. Iyo uvuze ngo naribye mu kanya ukavuga ngo sinibye, tayari. Niba uvuze uti narayobye mu kanya ukavuga ngo ubanza ntayobye, use wowe ntiwishyize mu gihe, ubwo nyine ubuhaye amahirwe bwa buzima bwa mbere wari urimo. Ariko niba uvuze uti narayobye, ngira amahirwe ndagaruka, sinzongera gusubira inyuma. Ni nko kuba warwanye wabonye n'insinzi. Bijya bibaho nko muri football, nk'ikipe igatsinda igitego, cyagiye muri guserebura mwavangiwe mwigiza abantu ba hatari, ikipe igahita ibishyura nko mu munota umwe cyangwa ibiri mutazi ibyo ari byo. Rero nibi niko bimera, bisaba ngo umenye ngo mfite ikibazo, ndwanya intambara ndagitsinze, ariko ni ishema ryanjye kuba naratsinze cya kintu. Kandi niba narabonye ko ari kibi, kizahora ari kibi ubuziraherezo. Niba narabonye ko iki kintu ari cyiza, kizahora ari cyiza ubuziraherezo. Komera ku mwanzuro wafashe,
kandi umenye ko ugomba guhora ubisigasira. Wenda ku muntu utakurikiye ikiganiro neza cyangwa se umuntu utasobanukiwe neza, namusubiriramo summary y'izi ntambwe cyangwa se y'ubu buryo umuntu yakoresha akava mu bubata bw'ibiyobyabwenge akaba umuntu muzima. Intambwe ya mbere nababwiye ko ni ukwibwiza ukuri, ukiyemerera, ukihamiriza ko watannye cyangwa se wayobye cyangwa se hari intege nke runaka wagize, hari ubuzima urimo butari bwiza, hari ibintu unywa cyangwa urya bitari byiza bikugiraho ingaruka mbi. Icyo kintu iyo wamaze kukiyemerera bihita bigushyira ku ntambwe ya kabiri sasa yo twise kwambarira urugamba. Kwambarira urugamba, ibintu iyo byabaye urugamba ntago biba byoroshye. Ntiwitege ko ari ibintu bizakorohera, hari aho uzagera ukagwa ukongera ugacika ukabinywa, hari abantu bazakwangira ko sinzi niba wakwanga kurwanya umwanzi cyangwa se haduyi ngo atakwanga. Byanze bikunze ntago ibiyobyabwenge n'ubundi bigukunda, ntago rero n'umuntu ubiguha burya nawe agukunda, nta pfunwe ukwiye kugira ryo kumuhomba. Ibyo byose ni ingaruka za rwa rugamba ugiye kwambarira. Muri make ni ukuvuga ngo ikizaba cyose nzahatana kandi nzatsinda, ibi bintu nzabivamo, ugafunga ukikomeza ukumva ko utegura urugamba, rurategurwa, urugamba ruragora, urugamba rubamo izindi ngaruka, ariko uravuga uti ngiye kururwana, ko bizagenda kose nzarutsinda. Burya nta nubwo warwana urugamba utizeye intsinzi, uragerageza ukizera ko bishoboka ko watsinda. Iyo rero wizeye, baravuga ngo kwizera kurarema, iyo wizeye ugira icyo ugeraho. Intambwe ya gatatu ni ugushaka icyo ukora muri wa mwanya wakoreshaga ufata bya biyobyabwenge. Niba kuko udafite akazi wirirwaga mu kabari wabuze icyo ukora, shaka akazi wenda ukorere n'ubuntu ariko ube bize. Niba watahaga mu gihe usoje akazi ukavuga uti reka mbe nywa agacupa bikarangira kuko wabaswe uraye ukanywa, gira gute? Shaka ibindi biguhuza, utaha urebe filime, ushaka kandi kazi ka kabiri wenda ukora amasaha make, ujye gukina umupira, ukore siporo, ushaka ukuntu uba bize, bizagufasha kudatakaza umwanya wawe mu biyobyabwenge. Intambwe ya kane ni ukwiyegereza abantu bazima, ugahunga ba bantu babi mwabanaga muri ya mico yo kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Intambwe ya gatanu ni uguterwa ishema, kwishimira umwanzuro wafashe wo guhinduka kandi ukumva ko ari ibintu byiza, ukwiye kwirata, ukwiye kubwira abantu, ukwiye no kubwira ba bantu mwasangiraga, ukababwira uti njyewe nafashe umwanzuro, nabonye biriya bintu bitangwa neza ndabireka, ubwo namwe nimubishobora muzabireke, nimutanabishobora ayo niyo mahitamo yanjye, namwe mufite ayanyu, sindimwe. Ndumva kugeza ubu muri iki gice twaba turebeye hamwe izo ntambwe 5, ubutaha wenda tukazakora n'indi pariti mu gihe mwaba mubona iyi ngiyi hari icyo yabamariye. Murakoze. Okay, ngira ngo murabyumvishe ko ntago ruba urugendo ruba rworoshye, ariko gake gake urabikora kandi bigakunda, kubera ko mwabibonye umusaza arubwira ngo amaze imyaka 4 zanzira yaraziretse. Bivuze ko nawe uko watangira kuva muri uko kwezi, hari igihe umwaka utaha wazagusiga nawe uri clean. Reka tubashimire kuba mwakomeje kudukurikira, ndetse tunashima n'urukundo mukomeza kugenda mutwereka mu biganiro byacu bya buri munsi. Igitekerezo, inyunganizi, ikibazo uragishyira hasi muri comment, ubundi ukande kuri like unadusharinge ewana, ubundi dukomeze tubane mu biganiro byiza byacu bya buri munsi. Reka mbabwire ngo naho ubutaha, ciao.